ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka yarankuze bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yibuka. Amavuta akandagira amateka yo kwa so na nyoko, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yesu, Yesu katika jina la Yesu. Hey, Simon, murira w'Imana gusa. Bashimeshe kumari baragasiya, baragasiya. Mwizina rya Yesu. Umurira, Jesus. Umurira. Umurira. Jesus. Umurira. Katika jina la Yesu. Fesaya bata. Rekosa someni. Mwizina rya Yesu. This time in you. Katika jina la Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, urabohotse mu izina rya Yesu. Urabohotse mu izina rya Yesu. Be santos koselema releva ala santike bon. Haryo wanyeretse jewe se? ukuboko ntabwo gukora ku buryo nabonaga bizirikanye ngewe, nabonaga bizirikanye bitukarambura gutya. Sinkuzi ntuzi, ariko Imana irakuzi gutwa nkuzi. Hari umuntu wakubabarije umutima, na nuba cyakubabarije umutima, ariko Imana irambwiye ngo iragushumbushisha. Kozi w'Imana uri umwari w'i Rwanda, Imana iravuze ngo ubu ngubu kiva data aragushumbushisha. Hari ntawe ndabeshye cyangwa simbeshye? Hano hari Imana cyangwa ntabwo ihari? Rakotuta mandesai. Ibi byose birangire mu izina rya Yesu. Amen. Kurwara n'inshuti zawe tugiye kubigenza gute? Hari icyo nkubeshyeye? Ni imanza zingahe? Harundi rurengaho? Ko mudakomye mu mashi? Shira iyo mikrofone iravuga humura. Iyo mikrofone ukoresha izunga n'isi yose. Shiraho mikrofone ndaguha niyi zibe ebyiri. Hari aho mbeshe ngo naturi imbere y'iteraniro. Naho. Imanza zingahe? Ebyiri. Ikindi yego utyo. Wicaye bigenze gute? Sura mikrofone yawe hazibutse, sibyo? Hanyuma rero reka twigirire gutya. Urumva mu mutwe bimeze bite? Wajya kunibagirwa ariko ndibagirwaga nkayoberwa, uzongera kwibagirwa iteka ryose. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ntabwo uzongera
kwibagirwa iki ndibagirwaga ibintu byose nkabona sinzi ukuntu bimeze mbese ibyo ku isi mbonaga nta gahunda bifite. uyu munsi gahunda zirabigize Amen. nawe ugiye kugira gahunda ariko Haleluya. Guma hamwe dusoza igikorwa. Hano hari Imana ra mbega amavuta ari hano we. amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. nongeye kugusuhuza nkubwira ngo gira amahoro y'Imana gubwa neza muri Kristo Yesu, imbaraga z'Imana zikubeho kandi gukora ku mwami wacu Kristo gukomeza kuganza kuri wowe, ibiguhiga Imana ikomeze ibihige, ibikurwanya Imana ikomeze ibirwanya. natangaye kubw'ijambo umwami Imana yampaye, no buhanuzi bukomeye, ni imbaraga zikomeye, no kunesha no gutsinda. natangaye rero nongeye gusuhuza mu Rwanda bashuje abari no hino ku isi mwese aho muri mukurikirana umwe bw'abera mukomeze kugubwa neza, kandi ncuje n'umushumba wanjye Imana ikomeze kumuha umugisha Reverend Ntambabazi nawe bampaye akanya hano kumwe bw'abera ushumbye ubumwe bw'abera. Imana ikomeze mu umugisha, Imana ikomeze mugirire neza, Imana ikomeze kumuha imbaraga n'ubutsinzi. Rero namwe mukurikirana umwe bw'abera aho buri muntu wese ari, ukuboko kwiza kuwiteka ukomeze kumwuzura, Imana imuremere ishimwe Imana imuremere ishimwe rikomeye. natangaye kubw'ijambo nahawe, natangaye rishobora kuba ari ubwa mbere ryumvise cyangwa ari inshuro nyinshi, ariko nahawemo ibintu bikomeye. Ariko ndashimira Imana ko izi kigomba kukugaburira, izi kigomba kuguha, kugira ngo nanjye cyangwa nawe twese turusheho kugubwa neza. Reka dusenge rero tubone gusoma iri jambo, maze turusheho kugubwa neza, maze turushaho no kumererwa neza muri Kristo Yesu. Mana ndakwiyeretse aka kanya, Mana abakurikirana umwe bw'abera nabo ndabakweretse, imbaraga zawe zibabeho, uburinzi bwawe butwuzure twese, turusheho kugubwa neza. Ibyatuma tutagubwa neza, ibyatuma tutamererwa neza, byose bive mu nzira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye rero kugaruka mbabwira ngo mugire amahoro y'Imana. Ndabakunda kandi namwe biragaragara ko mukunda umwe bw'abera. Ni Zaburi ya 12:6 niho nahawe. Zaburi 12:6 natangawe. Zaburi ya 12:6 aravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, arashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Subiremo, aravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Nahawemo amagambo abiri, ibintu bibiri ngiye kukubwira. natangaye yuko Imana yambwiye nkubwire ngo irahagurutse. Icyambere irahagurutse ubwayo. Icya kabiri iragushyira mu mahoro, kuko yamaze kumenya imigambi y'abagucurura ingoni, y'abakugoye, y'abakuruje, iragushyira mu mahoro. Nshimiye Imana ishoboye. Iyo Imana ihagurutse ikaza ku buzima bwawe, iyo Imana ihagurutse ikaza kureba igitumye uhangayika ugira ubwoba, nuko ubwayo iba yarebye ikakwitegereza, ikabona ko wayizeye mu kuyizera kwawe, bigatuma ihaguruka ikaza kukurwanirira, kubera yuko ubwayo ibonye wahamutse, ibonye wacitse intege, wiyebye, kandi mu kwizera kwawe biyitera kumenya ibituma uhagarika umutima, bigatuma ihaguruka ikaza kureba. Ubu ni mu buryo busanzwe. Iyo umuntu yicaye aba yicaye, ibyo umuntu akora abikora aho yicaye, ariko iyo yahagurutse ni ukuvuga ngo aba agiye no kugera aho atari kugera yicaye. Iyo umuntu ahagurutse, nibyo nari muvuga, iyo umuntu ahagurutse aba agiye kugera aho atari kugera yicaye, ahigerera. Ni mpamvu twasomye ijambo rivuga ngo, ariko umwami yambwiye iri jambo ngo mba ariko mbasomera, rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga,
ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Impamvu ahagurutse ni iyi. Ahagurutse kubera ko waranyazwe. Ahagurutse kubera yuko hari ibyo watwawe, hari ibyo bakunyaza, hari ibyo wateshwa agaciro, ubuzima bwawe shitani yabugabye ibitero, uranyagwa. Ariko muri uku guhaguruka, nuko ahagurutse aje kureba wowe wanyazwe, wewe wagize agahinda, wewe wagize umubabaro, wewe wagize akaga, wewe wagize ingorane. Ureba hepfo no haruguru ukibura, ureba imbere n'inyuma ukibura, ureba icyo wakora wabuze icyo wakora, n'ibyo ukoze ubona n'ibigenda, naho urabona byaranze. Ariko kuko wowe wizera, kwizera kwawe bitumye Uwiteka ahaguruka ku buzima bwawe, bitumye Uwiteka ahaguruka. Kwizera kwawe, kwizera kwawe Uwiteka yigeze guhaguruka kubera abantu bari bizeye, abasore batatu bari bizeye ngo babajugunya mu muriro, ngo noneho ngo babajugunyemo ko bari bizeye, baravuga ngo Imana yacu naho yadukiza naho itanadukiza, ariko twebwe tuzapfa tuyiringiye turayizeye. Aho ngo mu kuyizera kwacu niyo mwatujugunya mu muriro, twebwe ntabwo twayihakana. Ngo babajugunyamo, Uwiteka ngo arahaguruka, yohereza Yesu. Yesu aragenda ahagarara mu muriro. Nayo nkubwire ngo mu kwizera kwawe bigiye gutuma Uwiteka ahaguruka, kuko kubwo wanyazwe, wa munyamubabaro we, kubw'agahinda wagize kagatuma ugira umubabaro mwinshi, kuko kunyagwa wanyazwe bigatuma ugira umubabaro, bigatuma ugira agahinda. Hari ibyo wanyazwe urabizi, hari ibintu bagutwaye, hari ibintu wanyazwe, hari ibintu watwawe kubwo kunyagwa, kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima. Waranyazwe, urangijwe uranasuhuza umutima, bituma shitani agukubita hasi, shitani araguhiga. Ariko nabwiwe ngo ntabwo shitani arusha imbaraga Imana. Niyo mpamvu yanumye ngo arahagurutse. Uwiteka ubwe arahagurutse, ni ubivuze, arahagurutse aje gushyira mu mahoro wowe bacurira ingoni. Barakunyaze bagucirira ingoni, baragutwaye ibyawe, baragukoba, baragusuzugura. Ibyawe batwaye barabitwaye, ariko nibarekeraho uko Uwiteka arahagurutse. Ahagurutse aje kukurwanirira, ahagurutse aje kukwimana, ahagurutse aje kukurengera, ahagurutse aje kukwitaho. Reka bahagurutse babaye benshi ku buzima bwawe. Rega ibyabaye shitani imigambi yateguye yabaye myinshi yo kugira ngo akumwaze, yo kugira ngo akunyage, ndetse bimwe arabigutwara urabireba, ndetse agenda gutwara iby'agaciro, akunyaga iby'agaciro. Ariko nayo nkubwire ngo mu mbaraga zikorera muri Kristo Yesu, kubwo gusuhuza umutima, kubwo kunyagwa, kubwo guteshwa agaciro, kubwo kumva wihebye, hanyuma y'ibyo, hanyuma yo kubona bikurangiranye, hanyuma yo kubona nta gaciro ugifite kubera ko wanyazwe, none Uwiteka arahagurutse ku buzima bwawe. Hanyuma yo kubona bya adedo bese bonema ayi niyo mpamvu umwanditsi yarakomeje arandika aravuga ngo Uwiteka azabarinda, azabakiza ikibi igihe cyose. Uwiteka agomba kukurinda kuko ahagurutse, azakurinda ikibi igihe cyose. Turagushimye ko wahagurutse ku mukobwa, turagushimye ko wahagurutse ku musore, turagushimye ko wahagurutse ku mugabo, turagushimiye ko wahagurutse ku babyeyi n'abantu bose bakurikirana umwuga w'abera. Uwiteka arahagurutse, akuremeye ishimwe mu mubabaro umaranye igihe, mu gahinda umaranye igihe, mu kaga umaranye igihe. Arahagurutse kubwo gusuhuza umutima k'umukene, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Uwiteka arahagurutse, arashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni,
arashyira mu mahoro. Yo Yesu, Yesu, igihe umaze kirahagije. Igihe umaze kirahagije. Uri mu mubabaro, uri mu gahinda, urimo bagucurira ingoni, bagusuzugura, bagutesha agaciro, igihe umaze kirahagije. Nabwiye ngo kirahagije. Igihe umaze, Uwiteka arahagurutse ku buzima bwawe, wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, wa mubyeyi we. Uwiteka arahagurutse ku buzima bwawe. Mu gihe umaze ucurirwa ingoni, mu gihe umaze usuzugurwa, Uwiteka arahagurutse ku buzima bwawe. Ahagurutse aje kugushyira mu mahoro, ahagurutse aje kukurenganura, ahagurutse aje kukurwanira, ahagurutse aje kugushyiriraho imbago zitarengwa. Kandi Uwiteka arahagurutse, Uwiteka arahagurutse ararwanya. Kika rero se bonema shara. Uwiteka arahagurutse aguhagazeho. Uwiteka arahagurutse arakurengeye. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamababaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaho Uwiteka arahaguruka arashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni, agushyize mu mahoro. Nubwo hari abataragushakiye amahoro, ariko Uwiteka agushyize mu mahoro. Nubwo Satani yakereye intambara nyinshi ku buzima bwawe kugira ngo zikugirire nabi, ariko Uwiteka agushyize mu mahoro. Izi mbaraga ziguhiga, izi mbaraga zikurwanya ntabwo zikigushoboye, kuko Uwiteka arahagurutse. Nabwiye ibintu bibiri, nabwiye ngo arahagurutse icya kabiri, kandi agushyize mu mahoro. Akuye intambara ku buzima bwawe, akuye akaga ku buzima bwawe, akuye agahinda ku buzima bwawe. Uwiteka arahagurutse, arahagurutse akurengeye. Nta muntu ukurengeye, kuko niwe ubikoze. Arakurengeye ku manywa na nijoro. Muririmbyi yavuze ijambo, umuririmbyi yararimbye indirimbo ivuga ngo Yesu aramfata akanyomora. Yesu ajya adufata akadukomeza. Yesu aramfata, Yesu agufata agukomeze, Yesu agufata kwimane. Yesu iyo ahagurutse hari ibintu yigiza kubera ko yagufasha akagukomeza. Hari ibintu yigiza kubera ko yagufasha akakwimana. Hari ibintu yigiza. Ibyo rero ko ahagurutse nona amarira warize, agahinda wagize, akaga wagize, gusuzugurwa, gutesha agaciro, iby'abadayimoni bakoresheje byose ku buzima bwawe, Uwiteka ahagurutse kuri wowe kugira ngo akurengere byihuse, akurwanirire byihuse, agushyigikire byihuse, agukomeze byihuse, agushimire n'ubutsinzi byihuse. Mbese iryo bendera ni ibendera ryo kugira ngo umenye yuko ukurikira rumwe bw'abera, wakira ubuzima, wakira imbaraga, wakira ubutsinzi, kuko ahagurutse. Arahagurutse kubwo gusuhuza umutima. Wasuhuje umutima urebye urugo rwawe uko rubaye. Wasuhuje umutima urebye abana byawe uko bagusuzuguye. Wasuhuje umutima urebye aho ukorera ukuntu bigenze. Wasuhuje umutima ibyo Satani arimo kubigenda binyaga buke buke. Wagiye usuhuza umutima, ariko Uwiteka arahagurutse. Aje kukurengera, ahagurutse aje kukurwanira, ahagurutse aje kukwitaho, ahagurutse aje kunaniza imbaraga zose zari zongeye guhaguruka ngo zikugirire nabi. Ahagurutse aje kugufata ukuboko, ahagurutse aje kugwisha imbaraga zaguhagurutse. Arahagurutse Uwiteka. Dushimiye Uwiteka uhagurutse ku buzima bwawe, akaba ahagurutse kugira ngo ananize imbaraga, kandi ngo abagucunaguje n'abagusuzuguye abo bose bacitse intege imbere yawe, kubera ko Uwiteka ahagurutse. Natangaye. Guhaguruka ku Uwiteka nuko hari ibyo yabonye wowe utabonye. Natangaye. Abo baguciriye ingoni, bagenda baca ingoni, bagucira ingoni, ntago wowe ubizi, ariko we yarabibonye. Mu kubibona kwe rero bimuteye guhaguruka kuyanga ahagarika izi ngoni bagucira. Bimuteye guhaguruka, abatumye ugira agahinda bave mu nzira ugubwe neza. Bimuteye guhaguruka. Mu guhaguruka rero wakiriye izindi imbaraga. Mu guhaguruka wakiriye ubundi burindi. Mu guhaguruka wakiriye gukira. Mu guhaguruka wakiriye kurindwa urugo. Mu guhaguruka Uwiteka kubwo gusuhuza umutima k'umukene, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, nonaho Uwiteka arahaguruka. Yo, warababaye, wagize agahinda, wagize akaga, wagize ingorane, wagize ibibazo byinshi, wagize ibintu byinshi bigutebwa, ariko umva uko Uwiteka avuze ngo arahagurutse. Ndagushimiye ko ahagurutse. Ahagurutse mu byawe wa mukobwa we, ahagurutse mu byawe wa mugabo we, ahagurutse mu byawe wa musore we, ahagurutse mu byawe wa mubyeyi we,
ahagurutse mu zahagurutse mu rugo rwahagurutse mu bana bahagurutse mu nshuti zahagurutse uwiteka arahagurutse mu gihugu uwiteka araturengeye uwiteka akoze ibintu bikomeye uwiteka ahagurutse ku rugo rwawe rugiye gusenyuka arahagurutse bizinesi yari igiye kwanga uwiteka arahagurutse uwiteka arahagurutse we bashaka perime uwiteka arahagurutse uwiteka ahagurutse mu bintu byawe byose kuko shitani rero kugabye bitero byo kumva wicu wo kumva wihebye wo kumva wiyanze wo kumva ucitse intege uwiteka arahagurutse impamvu ahagurutse nuko abonye ibyaguhagurukiye ari byinshi kandi wowe ntabwo ugeze ubibona mu kutabibona kwawe rero bimuteye guhaguruka kugira ngo kurwanirire maze ubundi asiga urusheho kugubwa neza kwizera kwawe taremo zebonema asante Yesu tigerema kwizera kwawe biteye Yesu guhaguruka kwizera kwawe biteye Yesu kurwanirira kwizera kwawe biteye Yesu gushinyira gutsinzi kwizera kwawe Daniel mu buryo bwo kwizera niyo mpamvu yambaye imbaraga iyo umuntu yizeye hari ibibe muhagurukiye Daniel hari abantu bamuhagurukiye ngo abagabo bari bane ngo baramuhagurukira baravuga ati twebwe tugiye kumutegera ku Mana ye tumutegere ku Mana asenge natwe tumutegere kuri iyo Mana asenge ngo ariko arizera bamujugunya mu rwobo rw'intare ntatinzeyo mu kumujugunyayo basanga intare ziravuga ati ni umuntu w'Imana kuko yizera Imana itegeka intare ni intare yo mu muryango wa Dawidi iyo ni intare zitegekira ziyoboye intare ziravuga ati mureke twubahe nkubwire ngo uwiteka ahaguruka ku bwa Daniel bituma umwami Dariyo nawe abura ibitotsi uwiteka ko yahagurutse nawe ahaguruke ku buzima bwawe ajya ahaguruka uwiteka ajya ahaguruka yongera ahaguruke aho wabonaga wari unaniwe yongera n'ubu rero nona ijuru ryanumye ngo bamubwire ngo uwiteka arahagurutse kuri wowe usuhuza umutima arahagurutse kuri wowe byari bicanze arahagurutse wowe kuri wowe byari biyobeye arahagurutse ahagurutse agira ngo akurengere ahantu batakurengera ahagurutse agira ngo akwimane ahantu batakwimana ahagurutse agira ngo agushyigikire ahantu atagushyigikira ahagurutse agira ngo agukomereze mu nzira y'abantu bazi ko utakomerera arahagurutse uwiteka arahagurutse arashyira mu mahoro wowe bacirura ingoni wewe bari baravuze ko ntacyo uzimarira wewe bari baravuze ko ntacyo umaze n'ubu ntacyo ushoboye babona ko ntacyo ushoboye ariko uwiteka aravuze ngo arahagurutse wowe bacurira ingoni baguciriye ibico hari ibyo bagutongeye hari ibyo bakuvuga hari ibintu byose wagiye upangirwa ariko uwiteka arahagurutse ku buzima bwawe akwimanye ku manywa y'ihanga arakwimanye kandi ubonye ineza y'Imana arakwimanye kandi arakurwanira agushyigikiye aho natagushyigikira arahagurutse hari abantu yagiye ahaguruka nawe bwe Saduraki n'imishake yuko yahagurutse akabima umuriro ni wabatwika ngo bashye kubera yahagurutse nkubwiye Daniel amujugunye mu rwobo rw'intare intare bagira ngo intare zimuhekenye bazirije ubusa ariko Yesu arahaguruka aramwimana afunga iminwa y'intare ndakubwira ngo Paulo nawe Uwiteka yarahagurutse aramwimana ntiyapfira ku kirwa cyitwa Merita ntabwo yigeze apfira ndetse n'inzoka iramufata Uwiteka ko yahagurutse abandi bagira ngo arapfa ubumara buraza kumwica ariko birangira babonye adapfuye ahubwo bahindura miseri bavuga ngo Paulo ngwino ujya gusenga ujye gusengera umubyeyi uri hariya ndagira ngo utangarize ngo iyo Uwiteka ahagurutse hari ibimenyetso agaragaza hari ibyiza agaragaza nawe rero arahagurutse arakurengeye arakwimanye aragushyigikiye akubera igisubizo ibyo wakoze byose ukabona bimwe bigenda kubera yuko abagucirira ingoni bari babigizemo uruhare Uwiteka arahagurutse ku buzima bwawe agushyize mu mahoro ugiye kongera kugubwa neza ugiye kongerwa kumererwa neza ndagira ngo ubwire ngo Petero na Sira bari mu nzu y'imbohe bararirimba Uwiteka arahaguruka nawe Uwiteka yarahagurutse nimo ndakubwira abantu Uwiteka yahagurutse bari bamwiringiye bari bamwizeye nayo nkubwira ngo kwizera kwawe biteye Uwiteka guhaguruka biteye Uwiteka kukurengera biteye Uwiteka kukurwanirira biteye Uwiteka kugushyigikira biteye Uwiteka kwizera kwawe biteye Uwiteka kukubera igisubizo ijambo ravuga ngo kwizera niko kwatumye Enoki azamurwa mu ijuru akimurwa
kwizera niko kwatumye Aburahamu abyara umwana witwa Isaka, kwizera niko kwatumye de losemone eda bone, kwizera niko kwatumye abantu biringira ibyasezeranyijwe ko Sara yiringira ibyasezeranyijwe ko bizasohora adashidikanya rwose. Kwizera, kwizera. Iyo wizeye bitera Imana guhaguruka, iyo wizeye bitera Imana kukurengera, iyo wizeye. Nabwiwe ngo rero Uwiteka arahagurutse, aje kugushyira mu mahoro, aje kukurenganura, aje kugutabara, aje kugushyigikira. Aho ngaho umaze igihe, nawe urabizi aho umaze igihe wicaye, ingorane umaze igihe ufite, agahinda umaze igihe ufite, akaga umaze igihe ufite, byarakuyobeye wabuze ukuntu wanabigenza. Ariko dushimiye Kristo ntumye akanuma nkubwire ngo arahagurutse ku buzima bwawe. Mu burwayi shitani aguteje uburwayi, ubwo ni uburwayi, arahagurutse aje kugukiza. Ngorane tena ramonema, umaze igihe shitani akugaba ibitero bitandukanye, ariko Uwiteka arahagurutse araguhambuye. Aho wabohewe arahagukuye, waboshwe n'imbaraga za shitani, Uwiteka arakubohoye, Uwiteka arakwimanye, Uwiteka aragukomeje, Uwiteka aragushyigikiye. Ndashimiye Kristo Yesu wantumye mubwire ngo Uwiteka arahagurutse. Nze nkubwire ko ahagurutse aje kukurengera, nze nkubwire ko ahagurutse aje kugukomeza, nze nkubwire ko ahagurutse aje kugutabara, nze nkubwire ko ahagurutse aje kukwimana, nze nkubwire ko ahagurutse aje gukorera ibirori, nze nkubwire ko ahagurutse aje kuguhesha akazi, nze nkubwire ko ahagurutse aje kuguhesha ibyangombwa, nze nkubwire ko ahagurutse aje kuguhesha umwana wari umaze igihe udafite. Yambwiye nkubwire ngo hari ibintu byari byarafashe ibyaha, izi mbaraga zafashe ibyaha, Uwiteka arazinanije, Uwiteka zikubise hasi, Uwiteka arazirukanye. Ariko Uwiteka himbazwe kahagurutse. Yantumye mubwire ngo arahagurutse, ariko inzira byaciyemo bikunyaga, inzira byaciyemo biguteza kwinuba, inzira byaguciyemo biguteza guhura n'akaga, izi ni inzira shitani abagira ngo adutezemo kwiheba no kumva twiyanze. Nayo nkubwire ngo kuhamagara, ugahamagara mushuma cyangwa ukamamagara, cyangwa ugahamagara n'undi muntu wese wumva umukozi w'Imana akagusenyera kwatura imbaraga z'Imana, akagutsindikiriza, agafunga inzira zose shitani acamo, aza kuguhiga kubera ko Uwiteka ahagurutse aje kukuremera ishimwe, ahagurutse aje kugushyigikira, aza kugukuraho agahinda n'umubabaro kuko wagize umubabaro. Uwiteka agukunda, niyo mpamvu ahagurutse agira ngo akurengera hano atakurengera, agira ngo akurwanira hano atakurwanirira, agira ngo agushyigikira hano atagushyigikira, agira ngo agukomeza hano atagukomeza. Kubera ko Uwiteka agukunda, kubera ko wamwizeye, niyo mpamvu atakwemera yuko umwara. Bikumwaza byo birahari, nibiguteye ubwoba birahari, ariko ntabwo yakwemera kugira gute umwara. Uwiteka arahagurutse wa mugabo we, ahagurutse agira ngo utamwara. Uwiteka arahagurutse wa mubyeyi we, ahagurutse agira ngo utamwara. Wa musore we, wa mukobwa we, Uwiteka arahagurutse kugira ngo, ahagurutse agira ngo utamwara. Ahagurutse agira ngo aze kurengere hagati y'abashaka kumwara, ahagurutse agira ngo aze kurengere hagati y'ibyari biguhagurukiye n'ibyari biguteye ubwoba. Nanyo ngo utangarize ngo mu guhaguruka kwa Kristo Yesu bimuteye kukugirira neza hagati y'abashaka kumwara, nabo noneho bongere babone neza y'Imana, bitume bihana, bitume bakwegera, bitume bagukunda, bitume mubana. Ariko ntuwongere gucika intege, ahubwo gira kwizera gusa. Yesu hano yageraga yaramubwira ngo kwizera kwawe kuragukiza, kwizera kwawe kuragukiza. Kwizera kwawe rero kuraguhesha agaciro hagati yaho wabonaga utaboneye agaciro. Noneho Uwiteka arahaguruka, natangaye. Ntabwo azahaguruka ejo, ni nonaha. Mu buzima bwawe ntabwo azahaguruka ejo bundi, ni none. Yavuze ngo ahagurutse nonaha. Mu byawe ahagurutsemo nonaha, mu kukurinda ahagurutse nonaha, mu kukurwanira ahagurutse nonaha, mu kugushyigikira ahagurutse nonaha, mu kukwita ahagurutse nonaha, mu kukuyobora ahagurutse nonaha. Ibyari biguteye ubwoba abikuyeho nonaha, ibyari byaguhamuye abikuyeho nonaha. Akwimanye nonaha, aguhaye umwana nonaha, agukoreye ubukwe nonaha. Ibintu byose abikoze nonaha, kubera yuko yamaze kumenya ibiguhiga, ibigenda bikugambana, ibiguteye ubwoba. Ahagurutse nona, gukiza indwara ahagurutse nona. Yo uhimbazwe Yesu, tina lemo, uhimbazwe ko ahagurutse nona.
ngo kubakira urugo rwari rumaze gusenya shitani nagamye imitero kugira ngo rusenyuke uwiteka ahagurutse nona arahagurutse ararwubatse akuyemo imbaraga zose z'abadayimoni uwiteka arahagurutse nona mu byari byaguhame n'ibyari byagutebwa uwiteka ahagurutse nona witinya se nona shimwa Yesu tera rose bone wa one ngiri wize bone ma mu mbaraga zikurwanya zitazi ko hari uwo wizeye ahagurutse nonaha ahagurutse nonaha azitegeka ahagurutse nonaha azirukana ahagurutse nonaha azinesha ahagurutse nonaha de nota ngota ahagurutse nona ariko muri uku guhaguruka nonaha ziva mu nzira nayo nkubwire ngo aho zaciye ziza natwe duhagurutse mu mavuta atubwira ngo mavuta akandagira amateka tukubwira ngo aho zaturutse ziza natwe kwiye kuduhamagara cyangwa nakomeje kubivugamagara n'undi muntu w'Imana ubundi ahasigaye ubundi agafunga inzira yaho zaciye icyatumye uwiteka ahaguruka aza guhagarika ibi bintu. ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. amavuta akandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago ngo ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbaye mfite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuyemo amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.